ndabasuhuje mwe mudukunda kandi mudukurikira aho muri hose ku isi yose, ndabifuriza kugubwa neza, nubwo kandi kugubwa neza bizaturuka cyane muri aya magambo tubabwira, uko muyumva akajya mu mitima yanyu, uko muyizera muzagenda murushaho kugubwa neza, kubera ko iri ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo ry'ubugingo, ni ijambo ribeshaho, ni ijambo rikiza, ni ijambo rikura mu rupfu rikageza mu bugingo, ni ijambo ritanga kubaho kandi by'iteka ryose. Ubwo rero nubwo mbifuriza kugubwa neza, ariko ndakomeza no kugira uruhare kugira ngo kugubwa neza mvuga musobanukirwe uko ariko. Waba rero udukurikiye bwa mbere ukaba ufunguye ukatubona, waba usanzwe udukurikira uri inshuti cyane yacu kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV, ndagusuhuje cyane kandi rwose turi kumwe turabakunda, turi kumwe, tuzakomeza kubagezaho ibyo mukeneye kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kugubwa neza. Ngiye rero ubasuhuza ni Emile Nshimiyimana, ababa kuri YouTube channel yacu baranzi, ariko nawe tutaziranye iyo niryo zina ryanjye. Hanyuma tukwibutsa ukana subscribe uri mutarabikora, tukumenyesha ko tugira WhatsApp group Ijuru Ntirikorerwa. Niba ushaka kuyijyaho kugira ngo urusheho gusobanukirwa, waza unyuze kuri 07844257. Niba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ugashyiraho code +250 7844257 plus no kuvanga akamenyetso ko guteranya. Nibyo tubane dufashanye, tuganire, twungurane, hanyuma ubuzima burushaho kugira igisobanuro. Ubundi abantu benshi babaho ubuzima badafitiye igisobanuro, kubyuka, kujya mu kazi, gukora, kubona amafaranga, kuyadepansa, kwinezeza, ruwaziri, mbese ni ibyago nyine kuko ntibibura, deni tugapfa, deni tukagenda. Abantu benshi babaho ubuzima badafitiye meaning, badafitiye igisobanuro nyakuri cy'ubuzima, ariko mu Mana kirimo, mu Mana muri Kristo dusobanukirwa neza kubaho icyo bigamije, impamvu Imana yatanze ubuzima yari iyihe, ese ubwo buzima nkwiye kububamo gute kugira ngo mbeho nezerewe, ariko nananejeje uwampaye kubaho kandi mbeho atari none gusa, ahubwo no mu gihe cy'iteka ryose. Yesu yigeze avuga ngo byamarira icyo umuntu gutunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo buhoraho, biri useless. Bivuze ko kubaho iteka niyo goal. Ubundi abantu benshi none bajya bakunda kwibaza ngo life goal, intego y'ubuzima ni iyihe? Reka mvuge ngo intego y'ubuzima byakabayeho kubaho neza, ariko eternally, kubaho neza for eternity, kubaho unezerewe ariko iteka ryose, kubaho uguwe neza ariko by'iteka ryose. En fait, kubaho wishimye, kubaho wuzuye, kubaho unyuzwe, kubaho wishimiye ubuzima ariko for eternity, mu buryo bw'iteka ryose. That should be a life goal. Ntabwo life goal ari ukuvuga ngo nzageze ku myaka 80, nzageze ku myaka 70, nzageze ku myaka 100, nzageze ku myaka, no, ibyo biri very cheap, ibyo biraciriritse cyane. Ahubwo life goal yagombye kubaho neza, nezerewe, nyuzwe, nguwe neza, ndatinya iby'ejo n'ejo bundi, kandi nkabaho neza for eternity, cyangwa se mu buryo bw'iteka ryose. This is where we should go. Aho niho turimo turajya. Ku muntu udukurikira rero uzagenda usobanukirwa bigenda bite, bituruka hehe, uzagenda mbese ubisobanukirwa buhoro buhoro. Komeza ubane natwe kandi umenyekanisha iyi channel Ijuru Ntirikorerwa TV no ku bandi batari bayimenya. Inshuti zawe zibwire ngo I have found gold, nabonye zahabu. Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza bwagereranywa n'umuntu wabonye izahabu mu murima ahantu, cyangwa se ibuye ry'igiciro cyinshi, ngo umunezero umutera kugenda agurisha ibyo yaratunze byose kugira ngo aze agure uwo murima, noneho ajye yabona uko asarura ya zahabu atuje, mbese bigende neza. Nawe rero menyesha abandi ngo nabonye izahabu, nabonye ibuye ry'igiciro, nabonye imari, come and see. Hari umugore wahuye na Yesu, wa muntu wari wagiye wa Musamariyakazi wari wagiye kwiriba kuvoma, uvugwa muri Yohana mu gice cya 4. Noneho Yesu aramwimenyekanisha, batubwiye ko Mesiya azaza, ati niwe murimo muravugana. Wow,
abaragiye ajya kureba abantu bo mu mudugudu arababwira ati nabonye mesiya muze mbere iki umuntu wambwiye ibintu byanjye byose ofite nubwo abantu bavuga ubuhanuzi inzu imodoka utuntu duciriritse dutoya ibyo birahari mu nzira yacu twese nta ibyo birahari ariko ubuhanuzi nyakuri bwagombye guhishura Kristo mu mwuzuro abantu bakamenya uwo muntu wavuzwe uhereye kera cyane n'abahanuzi bakamuhanura bose uwo muntu ni ibiki yatuzaniye actually ni ibiki twabonye muri we ukwiye kumenya iby'ubwiru bw'Imana burenze cyane utuntu tungutu tugaragara ahubwo bikajya kure cyane bigagusingiriza ubuzima bw'iteka ryose uyu munsi rero ndagaruka ku magambo Gitwaza yavuze ni amagambo ataravuzweho rumwe nayavuzeho murabyibuka mu kiganiro cy'ubushize ariko byakomeje gufata intera kubera ko point muzeyo yavuze point eshatu nibuka ndanavuzeho point y'amapataro point y'amaherena na point y'amadrede noneho mu gushaka guca amadrede muri Zion Temple Gitwaza n'umuyobozi wa Zion Temple mu gushaka guca amadrede akoresha imvugo yateje noneho intambara nyinshi cyane yuko abambara amadrede ari abarasta kandi idini ya Rastafari akaba ari idini iri satanike ni idini yabo kwa satani ni ikintu gikomeye yavuze kandi cyazanye intambara nyinshi ku buryo namaze kubona noneho ibaruwa yanditswe n'abarasta b'i Rubavu ubahagarariye yandikiye ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu agaragaza impungenge batewe n'amagambo ya Gitwaza wabise abo kwa satani ariko agaragaza ko noneho bidakwiye kugarukira aho ngaho bakwiriye kubemerera bagakora imyigaragambyo y'amahoro ariko igamije kwereka abantu ko uko babavuga atari ko bari ko ari abantu b'Imana ko ari abantu beza batagamije ikibi mbese impungenge bafite kandi zikanumvikana bakavuga bati bazatuma abantu baduha akato kuko nimba batwita abo kwa satani none se umuntu wo kwa satani ntuzamutiza amafaranga umuntu wo kwa satani yewe naza no kugurira umunyu kuri botike ushobora no kwanga kuwumuha ndamenya ari ibiki ari bumpereze nitugurana muhaye amafaranga muhaye umunyu ampaye amafaranga ni ibiki no niba nacuruza uzavuga uti biriya bintu byose acuruza biva kwa satani none sindi bujye kugurira uriya muntu wo kwa satani kugira ngo ahubwo ibintu byo kwa satani bitamfata mbese urumva impungenge zabo zirumvikana baravuga bati niba twiswa abo kwa satani societe igiye kudufata gute urumva ko ari ikintu gikomeye cyane bafite impungenge bagaragaje imirongo yo mu isezerano rya kera igaragaza abanaziri uburyo abantu bafataga bahirimbizaga imisatsi ntibogosheshe imisatsi yabo mu gihe cyo kwiyegurira Imana kwabo by'ubunaziri mubiziho wenda n'abatabizi wenda murazi ko na Samson yari umunaziri n'imbaraga ze zaturukaga nyine ko atogoshwe ni ikintu nk'icyo ngicyo noneho rero n'abandi bashakaga kwiyegurira Imana hari n'ababikoraga muri periode runaka izagira iherezo iyo periode yarangira bakiyogoshesha ariko mu gihe bakiri mu uwo muhigo w'ubunaziri ntibabaga bemerewe kwiyogoshesha kugira ngo batabishe itegeko ribagenga nk'abanaziri batanze imirongo rero nk'iyo bajya muri Samuel bajya mu kindi gitabo ngira ngo ni mu bami bagaragaza ko ari ibintu biri muri Bibiliya batari na kure ya Bible arega Bible ni nini Bible ni ngari ku buryo umuntu bashobora kwisobanura ukundi akayisobanura ukundi gutyo ariyo mpamvu bisaba kwitonda gutekereza ko waba ari wowe wayisobanura kurusha abandi bisaba kwitonda rero tuvuga cyane ni Yesu niwe nawe cyakorana ikimenyetso kigirwa impaka n'abantu bose ariko niwe tuvuga nk'ipfundo
rya byose muri bibiliya utamusobanukiwe ubundi bibiliya wayinterpreta nyine mw'ubwo buryo bw'ubwenge bw'abantu bityo ugasanga nta n'umumaro mu by'ukuri ikumariye. Bavuze rero ko ibyo bintu Gitwaza yavuze akwiriye kubihindura, akwiriye gukora indi statement ihindura ibyo bintu cyangwa se akanasaba imbabazi kugira ngo ahari batuze. Ntabwo rero nzi niba biza gukunda. Ese birakunda ko Gitwaza aza kujya ku mbuga nkoranyambaga akabwira abantu ko asabye imbabazi abarasta hashingiye ku mvugo yakoresheje? Ariko abaye wenda nawe yabikora byamufasha kugira ngo areke kugirana ibibazo n'abantu kandi benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko nibwira ko iriya rastafarisme bafite ukuntu bakorana. Niba tubona umuyobozi muri Rubavu, buriya n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu arahari, n'abayobozi ku rwego wenda rwa Afurika no ku isi bafite n'uburyo wenda bahura, ku buryo navuga ko bitoroshye cyane kugira ngo Gitwaza atuze gutyo yiturize hanyuma bize kumugendekera neza. Ntabwo rero nzi n'ababaga kwa Gitwaza baterekaga imisatsi nabo wenda bafite sayidi yabo bakayisuka nk'amarasita b'igitsina gabo. Ntabwo nzi bo sayidi yabo icyo ishatse icyo bo bagaragaza, ariko ahandi ibintu biba bigoraniye iyo uvuze bamwe ukavuga wenda b'igitsina gabo bashyiraho amaderede. Ntabwo amaderede ashyirwaho n'igitsina gabo gusa, n'igitsina gore gishyiraho amaderede. Wanibaza rero se byose uraza kubisobanura gute? Birakomeye cyane kuri Gitwaza. Navuga ko ari mu bihe bye nabyo bitamworoheye, ariko na Zion Temple muri rusange iri mu bihe bigoye cyane kubera ayo magambo yavuze. Ubundi kuvuga nyine bisaba kwitonda, bisaba kuvuga uziga, bisaba kuvuga ibiri ngombwa, bisaba kuvuga ibyo watekerejeho n'icyo biza kumarira abantu. Ikindi nyine mba nibaza mu by'ukuri ni ukwibaza ngo ese ubundi mwebwe mukurikira izo nyigisho muba mwumva muzibonamo iki? Ese inyungu yazo ni iyihe? Ese izo conduite zibafasha iki kujya mu ijuru? Ese ijuru muriheshwa n'iki? Mufite ibihe byiringiro? Ku buryo mu by'ukuri navuga ko kumenya Yesu bizababera impinduka, bizababera ipfundo ry'ubuzima bushyashya, bizatuma musobanukirwa n'ibi. Ntabwo ubutumwa bwiza nabwo yego buvuga ngo abantu bakora ibintu byose bashaka gukora, ariko byibura butanga umurongo ufatika w'ikikenewe kugira ngo umuntu ahabwe ijuru. Noneho rero ntibunacira abantu imanza kw'ibi n'ibi na biriya nk'aho ariyo nzira yo kwemererwamo, kubera ko imico iratandukanye, cultures ziratandukanye. Igihugu mvukamo, aho nakuriye, ibyo ndeba ku mbuga nkoranyambaga, umuntu agira byinshi, abo dukorana umuntu agira byinshi bimwinfluensa, ku buryo ntabwo ubutumwa bwiza rero buturebera mu tuntu nk'utwo ngutwo twa hato na hato, kubera ko abantu baradutandukanije. Ntabwo rero ari byo soko y'ubutumwa y'ubugingo buhoraho. Ubasha kutakora ibi ugakora ibi, ubasha umuntu tugiye tujije abantu selo utwo tuntu tugiye dutandukanye wasanga biburiwe sanse, byaburirwa sanse. Ubwo rero ngarutse rero ku ibyo Gitwaza yavuze biragoye. Namwe mukurikira, namwe abamugira inama, wenda muramufasha kumenya icyo akwiriye gukora kugira ngo ibyo bintu yavuze bigarukire hafi. N'abo ba rasita uhereye aho i Rubavu, ntabwo nzi icyo ubuyobozi buza kubivugaho, nimba buza kubemerera iyo peaceful demonstration, iyo myigaragambyo y'amahoro. Niba bayibemerera ntabwo mbizi, niba batayibemerera ntabwo mbizi, ariko point yabo gusa yo kugaragaza ko bahohotewe, ko bavuzwe utari ko buriya yumvikanye, n'icyo bakoze ubwacyo cyo kugira ikintu bandika, wenda niyo batari ko babyandikiye meya, ariko bakabigaragaza bati twebwe mu by'ukuri abantu badufite nabi, turi aba ngaba, tunagamije iki. Byari kuba nabyo ari byiza, wenda bazanabikora ku rwego abantu bashobora kubasobanukirwaho kurushaho, kuko urumva abantu bashobora kubibeshyaho wa mugani batekereza nk'abantu babi kandi ari abantu nk'abandi.
kandi mu by'ukuri banafitiye sosiyete nyine umumaro. Nta muntu ukwiye kuba discriminatinga ngo abashyire ukwabo. Ngira ngo ibyo bintu nyine ni bibi uko byamera kose, ntabwo ari byiza kugira ngo ufate community y'abantu ndetse nini uyivugeho ibyo we wishakiye, ntabwo byaba ari byo. Reka rero tuvuge ko dukomeje gutegereza, tuzamenya icyo bazabikoraho kandi tuzakibagezaho turebe uko birangira. Ariko kumenya Yesu bizabafasha kumenya ko muri Yesu twababariwe, kumenya ko muri Yesu twemewe, kumenya ko abantu bose ari abanyabyaha ku rugero rumwe, hadashingiye ku myambarire, hadashingiye ku misokoreze y'imisatsi, hadashingiye ku mateka, ku maculture, ku mico n'ibindi. Abantu bose ni abanyabyaha ku rugero rumwe hashingiye ku gicumuro cya Adamu. Nta mwiza urimo hashingiye kuri kamere tuvukana kwa Adamu, ahubwo hashingiwe kuri Kristo twagizwe beza kubwo kwizera Yesu Kristo. N'undi wese uzamwizera azagirwa mwiza imbere y'Imana, abane n'Imana amahoro, abeho yarababariwe, yaremewe, azi neza ko azajya mu ijuru. Ubutumwa bwiza bwo buraduhwanya twese. Igicumuro cy'umuntu umwe, Abaroma 5:18 na 19 cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka, ariko ngo nako gukiranuka k'umuntu umwe kuzahesha abantu bose gutsindishirizwa, benshi gutsindishirizwa bakanahabwa ubugingo buhoraho. Bivuze rero ko bisaba kwisobanukirwa muri Adamu ko turi umwe twese, ariko muri Kristo nanone ntago abantu barutana. Uwizeye Kristo wese ahinduka umukiranutsi uwera, umuntu Imana itabaraho icyaha, kandi akanahinduka umuragwa w'ijuru. Aho niho hari ipfundo ry'ubutumwa bwiza. Ntabwo ibyo bireba n'ijambo riravuga ngo aho ntihariho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihariho umunyamujyi cyangwa umunyacyaro, ntihariho umuswa cyangwa umunyabwenge, ntihariho umuremure cyangwa umugufi, ntihariho umugore cyangwa umugabo, ntihariho imbata cyangwa se umudendezo, ntihariho umukoresha cyangwa uwakoresha. Twese duhinduka umwe muri Kristo Yesu. Ntabwo ijambo ry'Imana rero rituvangura, ahubwo uwizeye Kristo wese angana n'undi, ariko n'utarizera nawe ameze nk'undi utari wizera. Reka rero tubasezere, ubwo tuzakomeza kuganira uko umwanya uzagenda uboneka. Mukomeze rero mugubwe neza. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri channel Ijuru Ndikorerwa TV. Bye bye, naho ubutaha.